ikiganiro Sange Sekuru amahoro tugeze ubwo namwe muze kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi murabona nambaye imyenda ya sport ngambye cyane ko tuganira ku magara yacu, kuko rimwe na rimwe nizaho ibiganiro bijyanye no gukangurira buri wese kwitungira amagara mazima. Mu by'ukuri umuntu agizwe n'ibice bitatu, twese turabizi cyangwa benshi turabizi. Hari uyu mubiri, hari iby'intekerezo, hari n'imibanire n'Imana. Uyu mubiri nawe Imana iwitaho rwose, kuko yarawuremye iwitaho. Ikimenyimenyi Yesu cyangwa Yezu yakizaga n'indwara yari ku isi, yagendaga n'amaguru. Mbese reka cyangwa ntitenge ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko narijyaho reka tubanze dusenge. Nyagora ku mabona ishobora byose, tuje imbere tugushimiye umunsi mwiza uduhaye. Tugushimiye kandi kuduhaye n'amahirwe yo kuganira ku ijambo ryawe, tukangurira kwitungira amagara mazima. Tugusabye rero ngo papa, turiho agaciro, ari njye uvuga, ari n'ukurikiye, twese dufashirizwe imbere yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amina. Navugaga rero ko Yesu akiri ku isi, Yesu akiri ku isi yakizaga indwara, ndetse n'ijambo ry'Imana ngiye gusoma mu mbere rw'Abatesalonike igice cya 5, 23-24, atwangurira Pawulo akangurira Abatesalonike kugira amagara mazima. Yabangwa Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Umugayo ni uvuga ngo ushobora kwifata nabi n'umubiri ukwiye kuwufata neza. Imana ye kuzakugaya ko wawufashe nabi kandi ari impano Imana yaguhaye. Reka kandi nihuse tujye no mu rwa 3 rwa Yohana yanditse inzandiko 3. Rwa 3 rero rubamo igice kimwe gusa, ntabwo bamwe ibice byinshi, ni igice kimwe. Reka dusome ku murongo wa 2. Haravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Bya bicwa ari bitatu: bane n'Imana neza, ugira amarangamutima myiza n'imyumvire myiza byose, n'umubiri wawe kuba muzima muri byose. Ube mutaraga n'uvuga ngo kugira amagara mazima, n'Ikinyarwanda cyiza rwose gisobanutse. Ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Mu by'umwuka ngo byari bimeze neza, ni by'amarangamutima n'ubwenge byose, ariko none avuga ati n'amagara yawe mazima. Nuko mu by'ukuri ngo Imana ishaka kutuba bazima. Ariko kandi iyo dusomye muri Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6, reka mpasome. Haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Birumvikana ko ubwenge ukomeje ugasoma cyane bwari ubwenge bw'imibanire n'Imana no guhitamana n'iki, ariko reka tuvuge ubwenge muri rusange. Ubwenge hari igihe ubwira umuntu ikintu cyo kwitungira amagara mazima, noneho birabishye bimeze gutya, nta mwanya nifitiye, noneho abuze ubwenge kandi nyamara byakamufashije akagira amagara mazima, aho kugira ngo azajye gutanga amafaranga yo kwa muganga cyangwa ararataka. Ariko nyine ubwenge bwo kugira ngo inama agirwa ziha agaciro bikamera gutyo. Uyu munsi rero nzajya nambara gutya mu gihe nzajya mvuga ku bintu byo kwitungira amagara mazima, ngira ngo nakangure buri wese, nanibutse buri wese, cyangwa ababizi hari abatabizi yenda wonye iki kiganiro bwa mbere. Mu rwego rwo kwitungira amagara mazima, ngira ngo hari ibintu 8 si ngiye kuganiraho. Hari ikiganiro nabishyizemo byo kwitungira amagara mazima. Byihusemo rero ni ibintu byitwa New Start. Ijambo rifite icyo rihagarariye. Ni imirire myiza n'iminywere myiza, imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri umuntu anambaye n'ibyo nkora n'imyitozo. Amazi tunywa, fata ibiro byo kagabanya na 30, kamenya litiro unywa. Niba ufite ibiro 90 kagabanya na 30, ni litiro 3 unywa gutyo. Sunlight mirasire y'izuba, kakazuba keza kataraba nka 3 saa 2 gutyo, akaba ari keza. Wajyaho rero kakajya kumurika gakora vitamine D, ukagira amagufa akomeye. Ndavuga rwose nihuse. Tene temperance, kwirinda byene byose, ibiyobyabwenge, amatabi, inzoga, ibiyobyabwenge nyine n'ibindi byose bikabije. Umwuka mwiza duhumeka, umwuka mwiza duhumeka
hakiri kare ukajya ahantu hari umwuka mwiza hegereye ishyamba cyangwa mbese izi modoka zitaratambuka ahantu ubona hari umwuka mwiza ugahumeka ugakura umwuka ukawugumana umwanya uhagije umwuka mwiza ukagera mu bihaha byose kuko iyo duhumeka umwuka ugera gusa muri 1/8 cya twa twumba turi mu bihaha. Rest kuruhuka umuntu akwiye kuryama hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 asinziriye. Ntabwo ni ikigeragezo gikomeye cyane ibyo ngibyo rwose ngira ngo buri wese afite ikigeragezo nyamara nabyo biri mu indwara mu birukaruka kuko Imana yatumye ngo iduhanije ngo turuhuke no gusanga icyo aho haragoranye cyane no kwiringira Imana ngo n'umushakashatsi siko n'umuvuga butumwa ariko ubushakashatsi bwerekanye ko n'abantu biringira Imana bakirambiriza bakayizera bagira mu kibazo bati Imana irahari basanze bari indwara kuko ahura n'ikibazo kugira ngo ahangayike agira stress tuzi ko atera indwara akavuga ati Mana ndabikuzaniye mpa amahoro mvajuru byose urabizi nta kikunaniye ubwo rero mu by'ukuri akagira amahoro. Ubwo rero reka noneho mbabwire ngo imyitozo hari club yitwa Ngwino Nawe murabona ko byanditse hano birahari club Ngwino Nawe biranditse ni ngo nawe waza rwose club kugeza ubu ntiturakwira hirya no hino ariko turi i Kigali twatangiriye kuri Stade Amahoro mu 2014 mu kwa gatanu. Buri mwaka twagira amarushanwa twagira kuri Stade Amahoro buri mwaka ni club igamije gukangurira abakuze gukora imyitozo ngororamubiri ariko kubera ko stade barimo kuyubaka ntabwo tukiri ku stade ahubwo iryo shami rya Remera ryatangiye bwa mbere rirakorera hariya ku rusengero rwa Adventiste i Remera hari parking ihari niho duhurira guhera saa 12 kugeza saa 8:30 ariko hari irindi shami ryatangiye Kacyiru mbere ya covid gato dukorera ku rusengero rwa Anglikane hariya hafi ya gare. Ubwo rero dutangira turabanza umuntu akagenda ku giti cye abantu bakagenda twaza guhura saa 12:30 kugeza saa 1 dukora ibintu byo gusoza ariko umuntu aba yabanje akagenda iwe ariko tumarana iminota 30 aho ngaho kugira ngo nashimire abo ibyo rya Anglikane ryahadutije. Wakwibwira udukurikiye ukatubwira ugakomeza gutanga n'ubuhamya. Nitwa Nyiratebuka Raheli mfite imyaka 63 nabyo abana 5 mfite abuzukuru 9 nta kimana itankoreye ndayishima. Siporo rero natangiye siporo muri 2006 muganga amaze kumbwira ko mfite umuvuduko w'amaraso natekereje ko najya nkora siporo kugira ngo bimfashe nkajya nyikora ndi jyenyine azenguruka gusa ndagira ngo mbabwire ko gukora siporo atari ugufa gukora siporo bitewe n'ibiro nari mfite ibiro byinshi hazajya ngenda niruka numva afite imbaraga niruka ariko muri iki gihe naje kugira ikibazo mu bujana ku buryo hatameze neza. Ubwo rero ndabakangurira kugira ngo nimujya no gukora siporo mujye mureba imyaka mufite n'ibiro uko bingana. Abantu b'ibiro byinshi kwirukanka ntabwo ari byiza n'imyaka myinshi. Ikiza ni ugukora marshe wihuta ikizima nuko ubiri byuye. Rero byaramfashije uretse ako kabazo kajemo gusa ariko byaramfashije umuvuduko w'amaraso wanjye uba ntabwo ujya uzamuka cyane nta bindi birwara bindi nagize kandi nkurikije ibiro byanjye nakagombye kuba mfite ibirwara byinshi ariko siporo yagize ikimarira cyane mu mavi ni hazima umugongo ni muzima ni ukuri siporo yaramfashije. Amina. Ndayishima cyane. Amina. Imana ishimwe cyane. Hari ikindi wakongeraho cyangwa twumva abandi batanga buhamya? Ikindi nakongeraho ni ugukangurira abantu gukora siporo. Itera ubuti bisaba kugira ngo umuntu abyishyiremo ajye yiyorosora ikiringiti. Hari umupasiteri watwibwirije aravuga ati ikintu kiremera cyane ku muntu ku isi ni ukwiyorosora mu rukerera ukivanaho ikiringiti. Rero mugerageze ibiringiti mu byiyorosore muzindukire muri siporo kuko siporo ya kare kare mu gitondo iba nziza kubera umwuka uba ari mwiza ariko ya nimugoroba umwuka uba wamaze kwandura bitewe n'ibisohoka mu mamoteri y'amamodoka. Rero kuraje kuri siporo. Amina. Raheli Nyiratebuka arakoze cyane ni umumama ubundi ufite ibiro byinshi ariko mu musibyo cyo byamumariye kandi avuze akantu k'ingenzi Imana
yemeye ko anyura muri kiriya kintu kugira ngo afashe abandi. Ntabwo ukeneye kuvuga ngo urirukanse mu myaka ye 60 ariko uri ukataje rwose, dukakora n'ibindi twatugiye dukora byo kunanura ingingo, biba bifashije cyane. Kwiruka rwose si ngombwa. Ubwo icyo kintu wanyuzemo kirafasha n'abandi, kuko si ngombwa kwiruka. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. ubwo rero nawe uratumiwe rwose, kandi utaza muri club ngo ino nawe, ariko niba uri Cyangugu cyangwa ari hose, menya ngo ukwiye kugenda n'amaguru, ukamara nibura iminota 30 ugenda n'amaguru ukataje. Si ngombwa kwirukanka, cyane cyane mu myaka yacu. Kwirukanka ntabwo ari byiza, ariko ukakataza rwose, ukamara nibura iminota 30 ugenda gutyo, nibura 3 mu cyumweru. Ubikoze buri munsi ni byiza cyane, ariko ubikoze 3 mu cyumweru byaba bihagije. Ubwo rero sibyo ngiye gutindaho, ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa gombo. Gombo murabona amashusho yayo, mu gifaransa bavuga okra. Ni igihingwa rero mbere mu Rwanda ntabwo nakuze ntakizi, ntabwo Abanyarwanda bakizi, ariko buri ubwenge burarahurwa. Mu Rwanda bisigaye bihari, ku masoko njyamo mbona bihari. Mu by'ukuri muri West iburengerazuba buriya bihugu bya Afurika, bya Cote d'Ivoire na Gabon, hariya barabikoresha, barabiteka. Ni ibintu birenduka. Abanyarwanda rero usanga batabimenyera cyane kubiteka yenda, kuko iyo uteka uba utekera abantu benshi, hari igihe batabaho kuri ibyo bintu birenduka. Ariko njye nababwira ngewe ukuntu nkoresha gombo. Ndagira ngo mbabyumvire kandi ko kwitera biroroshye, nta nubwo yo mavuba rwose, n'izuba ryari ryaracanye. Gombo nari narateye, ntabwo zumye, zarakomeje zirera. Kandi zera buri munsi. Uragira ngo wazimaze wagajya ugasanga zameze n'igitangaza. Ngero sinziteka kubera ko wenda abo twabana batazikunda, ariko ndazikata nkuko mubona zikase hariya, noneho ukashyira mu mazi muri jar, wazikatiyemo, noneho amazi akararamo bugacya mu gitondo wayakoresha arenduka rwose. Ntabwo arura, ntabwo afite, ntabwo bishye, nta kintu kindi kirimo mva kiteye isesemi. Ni amazi asanzwe ariko abarenduka. Ayo mazi rero yagomba ndivugira uko mbikoresha, ariko ushatse no kubiteka wabiteka, kuko ibyiza nabyo kugeraho. Ariko ndibwira Abanyarwanda nabwo bafite inenesi, ivuga ngo ibiryo birarenduka. Ariko reka rero mbabwire ibyiza bya gombo. Ibyiza bya gombo ni byinshi cyane. Reka mbere ku bagore batwite. Abagore batwite harimo ibintu bibafasha by'umwihariko. Harimo vitamine A, baba bayikeneye. Harimo imyunyungugu myinshi, za zinc, za calcium, za magnesium, za acide, za folique, za potassium. Harimo vitamine B1, B2, B1, B2, B6. Za vitamine B ntabwo ziboneka henshi, ariko muri gombo zirimo. Noneho reka tukiri kuri ibyo ngibyo birimo, mbese harimo na fibre, ibikatsi. Ibikatsi si ibintu, ni ibintu ntabwo ari amavitamine, ntabwo navuga ngo ni intungamubiri vitamine, ariko bambaye fibre cyangwa ibikatsi ni ibintu bifasha ko digestion cyangwa igogora rikorwa neza. Kubera ko fibre umubiri ukeneye kugira ngo n'igogora rikorwe neza, bituma nyine igogorwa rikorwa neza, ko abantu benshi bafite constipation. Noneho bigatuma byanarinda na kanseri ya colon, amara, colon. Kanseri ya colon cyangwa urura runini usanga yeze cyane, ariko rero icyo gihe gombo iragufasha. Muri gombo kandi habamo antioxidant nyinshi. Antioxidant ni bya bindi navuga birwanya indwara. Hari ibintu byitwa free radicals, teka muranibagirwa kubaza ukuntu byitwa mu Kinyarwanda, cyangwa radical libre. Ni ibintu rero navuga bibi bitera kanseri. Bituruka ibyo bintu biza mu mubiri, biriya myuka mibi duhumeka, ibintu hariye birimo ibifumbire, ibintu mbese ibintu byose, itabi, abanywa ibitabi cyangwa ahantu banywa itabi, ibyo bintu byose ni ibintu biza mu mubiri wawe wahumetse wariye, bikagera gute bigakora ibyo bita radical libre cyangwa free radicals. Ntuzayo antioxidant rero ziba muri gombo ziraza zikarwanya bya bintu bibi. Nuvuga rero ngo gombo ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Ndagira kandi nkubwire ngo
turiya tubuto akenshi hari igihe imbuto tuzijugunya, reka mvuge imbuto, ndavuga turiya tugrene, donc tuvuge nk'icunga, twa tubuto tw'icunga. Mu by'ukuri abantu ntabwo bakwiye kutujugunya, bakwiye kuturya ko dufite akamaro. Ubutaha tuzareba muri tuzareba na kiriya kibuto cya avoka gifite akamaro kanini cyane, baragirapa bakacyanika kikazavamo gifite akamaro cyane. Mbese turiya tubuto twose tuba nko muri watermelon, mu kinyarwanda nuba ntahise nibuka uko yitwa, kiriya kibuto kinini kingana gutya gitukura imbere, habaramo turiya tubuto twose n'utwo muri gombo natwo ni twiza cyane, kuko turwanya fièvre n'izindi ndwara no kurwara saza cyangwa imisatsi igasaza, abantu basaza imisatsi ikagenda isaza nayo ivaho, ndetse ifasha no kureba neza. Noneho reka yenda ndacyari ku byiza bya gombo. Tuzi ko muri iyi minsi indwara zirembeje abantu ni diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Gombo rero ifasha kugabanya isukari mu maraso, cyangwa ituma isukari mu maraso ijya iri ku rugero rwiza, bala niko nabivuga neza. Donc noneho diyabete rero ikaba wayirinda urimo kurya ibintu bya gombo, cyangwa unywa ayo mazi, nge niko nyanywa arenduka naraje muri Jacques, yes, akagufasha rero. Donc bikagabanya, ikatuma isukari iba neza mu mubiri. Nabwo ari kugira diyabete. Reka no tuve mu muvuduko w'amaraso. Twamaraso nawe urembeje abantu pe. Umuvuduko w'amaraso kandi tuzi ko ugenda ntugatera n'ibindi birwara byinshi. Umuvuduko w'amaraso nawo rero kubera potassium iri muri gombo ifasha kurwanya, donc inarwanya na cholesterol. Mbese ifasha, ituma tension imera neza, umuvuduko w'amaraso umera neza. Ndumva rero mu by'ukuri rwose ndumva dukwiye guha agaciro gombo. Ntuvuge ngo birarenduka, ibirendutse se bigutwaye iki? Kamwe mu gake gake ngenda binywa rwose nkabirangiza, nta birenduka nyine, birarenduka cyane byaraye mu ntuza, ariko ntacyo babintwaye, ntabwo birura ntibigira gute. Nshuti yanjye rero rwose ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kwirinda diyabete, niba ushaka kwirinda umuvuduko w'amaraso ukabije, niba ugira ngo igogora ryawe rikore neza, niba ugira ngo urwanye kanseri, antioxidants zirimo. Antioxidants nanone mani imfashe nzarishake mu Kinyarwanda, navuze ko ari bya bindi bitwanya free radicals bitera kanseri cyangwa n'izindi ndwara, kanseri cyane cyane. Ubwo rero icyo navuga nuko dukwiye kuvuga ngo reka dufate gombo, ku isoko hose zirahari, kandi ushatse wayitera, nubwo wayitera muri po, uramutse hariyo iyo ufite ubiri muri bitewe muri po, ntacyo witwaza, ugafata umufuka, cyangwa udafite po fata umufuka wavanye mu wavuye icyo cyose, ushyiremo itaka, ushyiremo ifumbire, uteremo utubuto twa ntuza, irakura rwose pe, ntabwo ipfa gupfa, ntipfa kugira gute. Reka rero ndangiza nkwifuriza inshuti yanjye ngo uyu mubiri Imana yari uguhaye ufate neza, utazava wizize. Mpora ntanga ubuhamya hano nkavuga ngo mfite imyaka 70 maze kujyana n'amezi 6, ariko ndi muzima. Icyambere si imirire, si ibyo byose navuze, ni Imana nshima yampaye no kwimenya, ikampa no kugira ngo mbishyire no mu bikorwa nabyemeye, kuko ari ababyanga rwose ukabwira. Ariko ndashima Imana niyo yakoze uruhare rwayo muri byose, ikaba nagira nkakora na accident nkavunika akaguru. Ibyo byose ni uburinzi bw'Imana, ariko nanjye Imana ikora ibyayo, ariko nanjye uruhare rwanjye nuko inama ngirwa nzishyira mu bikorwa. Noneho nkagira Imana nkumva ndi muzima, njyabwira ngo nta rwara numva rwaye, ndi muzima, ntabwo ntarantaka, ntabwo ngira gute. Ndashima Imana. Ariko nawe inshuti yanjye icyo nkwifuriza no kugira ngo izo nama kuri gombo uzishyire mu bikorwa, bityo gutungira amagara mazima, Imana igukoresha unezerewe, utararutaka, utararuniha, amafaranga yo utayijyana kwa muganga. Ndumva ari cyo nakwifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Mana nzamwe mu icyubahiro, tuje mbere tugushima, tugushimiriza n'urukundo rwawe, tugushimiye kutwita ukaduha amahoro, tugushimiye kandi ko waremye ibintu byiza cyane bidufasha kwitungira amagara mazima. Ndagusabye Mana, ndasabira buri wese kuri iki kiganiro kugira ngo abihe agaciro, kuko bidufasha. Ibyo waremye byose birimo imiti, biradufasha. Abantu baza gusa bakaba babitegura nawe, ariko wowe washatse ibintu byadufasha. Mana rero ndagushimye, nguhaye icyubahiro, byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amina.